muri hano bashitsi bahire barimu b'ishuri Kiberinka Sunshine, tubahaye ikaze kuri rino shuri ryacu rya Kiberinka. Murakaza neza muri Sanga, murakaza neza, mugubwe neza, mufatwe neza. Rero uno munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi udasanzwe kuko ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi twise umunsi murikabikorwa by'ishuri ryacu Kiberinka Sunshine. Akaba ariyo mpamvu turi hano twese kugira ngo dushobore kumurikirwa ibikorwa bya Kiberinka Sunshine. Baraza kubibasobanurira mu magambo maremare, ariko icyo mugomba kumenya ni uko ishuri rya Kiberinka ari ishuri ryigisha umuco nyarwanda, umuco wacu utazazima, utazatakara ukundi, kuko iyo umuco watakaye n'umuntu aratakara. Mpamagare uhagarariye abarimu b'ishuri batugezeho ijambo y'uno munsi, anadufungurire ku mugaragaro ibikorwa byacu. Bahire tubahaye ikaze namwe mwese mwaje mutugana muri kino gikorwa cy'imurikabikorwa rya Sunshine. Nta byinshi tujya kubabwira, ibikorwa birivugira. Iri murikabikorwa rikaba rigamije gutangiza ishuri ry'ubugeni ku mugaragaro. Dufitemo amashami menshi atandukanye, ni nayo mpamvu twahisemo abarimu bafite ubunararibonye mu kwigisha ibigendanye n'ubuvanganzo muri rusange. Ngewe bahagaze imbere nk'abandi umwarimu w'inanga muri ishuri rya Sunshine Kiberinka. Murakoze cyane. Sunshine igitekerezo yagize cyo gutangiza iri shuri cyari igitekerezo cy'inyamibwa, ariko kikaba cyaraturutse ku bana benshi cyangwa abantu benshi bafite impano, ariko bakaba batabona aho bazitambukiriza, ndetse bamwe bakaba impano zabo zipfundikiraniye ahantu nta buryo bwo kuzireba mu buryo bwagutse buzikuje. Niyo mpamvu twatekereje kwakira abangavu ndetse n'ingimbi, kuzamura ku bikwerere ndetse n'abakambwe bifuza kuza kwiga ibigendanye n'ubugeni hano muri ino shuri. Tukaba dufitemo amakinamico, tukaba dufitemo imbyino gakondo ndetse n'imbyino za kizungu, dufite ushinzwe kubyigisha, tukaba dufitemo inanga, tukaba dufitemo kuririmba neza Ikinyarwanda ndetse no kubyina neza Ikinyarwanda. Ni muri urwo rwego twifuje kwagura impano z'abantu. N'ikaze rero kubifuza kutugana. Umunyarwanda umwe niwe waciye umugani aravuga ngo ahubwo ukibagiwe umuco wabwo ngo ejo karasibangana ntigasiga uburari. Umuco wacu utagira ico tuwucukumbure bucece, tuwucumbike mu rugo, nta bicumuro twicaza, wa muco w'umucumarugendo uzatubera icyicaro. Murakoze cyane, mwiyumvemo ikaze, hano ni mu rugo twisanzure. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Mushabizi Theogene. Naje Mushabizi washize ubwoba sinshidikanya ku rugamba, umuheto ntwara n'umuronko nawe ukuye mu matazi mwambara impambara. Narafuye ndaforora numvise kuina nk'icyumi nugu nzongeza mu murego, nibwo mukanze igitutiruka amasigamana ibyara afite arabitanda ndirutiruti kuri boko rutembagaza amakombe, nitwa Rutemba Myanda. Witwa Marcus Gave yavuze urubyiruko rwumva Icyongereza ati a people without knowledge about their culture and history is like a tree without roots. Igihugu kidafite umuco ni igiti kidafite imizi, igiti kidafite imizi uragikubita
washikilia bien kikagwa, ariko igiti gifite imizi nta gupfa kugikuraho. So nitutacunga umuco wacu tuzaba nk'ibyo biti. Mbwira n'abanyamakuru kwitegura, abanyamakuru niyo waza kuba bari aha ngaho. Umusizi Rumage wigisha ibijyanye n'ubusizi, akaba uwa Dede ariwe umuyobozi mukuru wa kino kigo, yaragiwe n'abasore n'inkumi, akabamo umwarimu Cyaba wigisha kubyina. Nkaba nyoboye Sunset Shine itorero yitwa Kiberinka, nk'uko mwabivuze n'ishuri ryigisha umuco n'ubugeni kuba bifitemo impano. Arakoze, reka twumve n'uri ibumoso bwawe hanyuma tugaruke gutya twese. Murakoze, ndi Rutiruko Rasi Nzari Gahunga Inzara, twagiranye inzigo kera nkiri ntarumikwa nahoze ndumwe washyaga inzara yimanaga igicikamano kiri Bugesera gize nkarumana nanjye nkahita manuka, twagendaga turi Nyabutatu, najyanaga na sogokuru n'udukokoro tw'abakobwa Rutirukaze mu rwigembe n'imfuri kwindi bajya inama, twari batatu twajyanaga na sogokuru ruhanga rumisha umusire ku nshuti gatos kayugamba sirikare, ubu ni rugabo rwagisha rwa kandize gushabongera kuze mwitaga uza miryango akaba rwararwingwe, nagize ntitwari batatu nanjye nari impari. Nkaba rero ndi Rumaga nwanseka nabo nuko kanijabo nakakibogora no munyarugamba no njuri no mabuye no butima no karashi na birinda ngo akaba wantare no mugara. Nkaba nzaba ndi umwarimu mu ishuri mu gice cy'ubuvanganzo muri ishuri rya Sunset Shine Kiberinka. Arakoze umusizi Rumaga, akaba ari umwarimu. Murakoze, nanjye nitwa Nzayisenga Sophia, wa Kristo Thomas, wa Hitimana, wa Nkuruye Umwami, wa Sendiragora, wa Munyampororo wa Muvunyiyo. Natwe tukaba twaje kubavuna mu kubigisha umuco n'ubuvanganzo. Murakoze. Arakoze Sophia, amashiye mu mwamashe. Nitwa Mushimire Regis, nkaba ndi umwarimu hano Sunset Shine wa danse moderne. Akaba yigisha ibyo kubyina by'amahanga bya kizungu na kizayirwa. Wese uravuga ikira uyu wese aravuga ibiki noneho abandi barabivuze uretse ndabona ibyawe. Witwa Tanazi ngaho ivuge iramatiku. Mihorezo umutangako watanazwe n'Imana yahumuremye ukwishangaka yamutatse urukundo muri rwutatse ibyiza muhoza w'ababyeyi teta suteye imbabazi ngwino w'ingingo nziza. Nitwa Nkurunziza Atanaze, nkaba ndi umwarimu muri Sunset Shine wigisha kuririmba bya Kinyarwanda no kubyina bya Kinyarwanda, habamo guhamiriza, habamo ushagirira n'ibindi. Murakoze. Amashi Atanaze. Thank you very much. Numva kutamvuga babaye kibanizwe n'iki? Igiki cyakunize wavuze? Urivuga. Aha, reka nivuge nitwa Kayitankore Njoli alias Kanyombye. Ariko nge abantu bansetsa n'abantu bandangaza. Kubona umuntu wakana kagahinja nka Rumaga avuga igisekuru akavuga n'abapfuye kera taze akavuga ariko abantu abanyarwanda mugira amatiku nge nimba mu Imana kabazi igisekuru nanjye nabone ni Kayitankore Njoli alias Kanyombye mwene saa 10 rubuzandiko rwagira iminega nkarekeraho ariko shaka amatiku yavanye. Wowe uzanyigisha ahubwo urumva ko rero Sunset Shine School igiye kwigisha abanyarwanda uburyo bagomba kumenya umuco wabo, umuco nyarwanda. Nk'abana b'urubyiruko dufite harimo n'abakuze batazi
aho baturuka aho bakomoka ukamenya uti data yitwa kanaka mwene runaka wa runaka wa runaka na runaka ukamenya mama ni wa runaka na runaka na runaka kugira ngo ejo tuzazabyara ibiki ibirewerewe tekereza kurongora mushiki wawe bana yanjye dore amahano ubwo rero murareba rero mugasanga nyine twebwe tugiye kwigisha komedi mu Gifaransa comedian in English ikinamico mu Kinyarwanda kugira ngo nibuze turebe ko abana bacu bakora iki bajya bidagadura tubereye hehe kuri Sunset Shine School tubereye hehe kushimira ko mami ari wa Dede yagerageje kudukusanya bitarimo inyungu bitarimo iki ati bahanzi ni muze dufatanye kugira ngo tusigasire umuco wacu utazatakana mu gihe rero ubona abantu bakora ikinamico ugasanga umuntu aravuga ibishegu burya ntabwo aba ari ikinamico igihe atangiye kurenga umutaru akajya mu muco utari w'ababyeyi utari wasokuruza burya batangiye atakaza iki umuco nyarwanda twebwe rero tugasigasira uwo muco tukavuga ati Kayitangore Jolie nariyemeje fatanije n'umuryango wa Dede n'awa Dede mami kugira ngo nibuze ndebe ko twagerageza gukora foundation turebe ko tubyutsa abanyarwanda bejo tubyutsa abana bacu bejo urubyiruko abavutse ejo nabo batazatakaza iki u Rwanda rwabo mu muco nyarwanda ndabashimiye kandi nshimira umuryango wa Dede ngashimira nabo dufatanyije bose n'abashoboye kuba ari abahanzi bavuga ati tugiye kugaragaza umuco wacu twashushanya mu muco twashushanya mu byo tubona mu mahanga twabyina iby'ahandi twabyina ibyacu twagerageza no kugira gute no gukora mu muco nyarwanda tuvuga tuti ngewe ndashaka kwitwa umunyarwanda ndabashimiye kandi bareba ko turi mu gihe kibi ubundi tuba twise dusesangwe tugakora akantu keza reka mbashimire rero mbabwira ndi kumwe n'umugabo witwa Kijyana nawe turafatanyije sinzi niba yewe Kijyana katayari kubyutsa abana b'abanyarwanda tukabigisha umuco murakoze cyane ndabashimiye amashyi ya Kanyombya ariko Kanyombya kujya mu ijuru niba ari ibisekuru bitanu wowe ntiwajyayo njye mu ijuru kuvuga ibisekuru bitanu njye mu ijuru ejo mu gitondo uzajye uzagusanga arakoze cyane Kanyombya umunyarwenya nyine mwabyumvise njye amazina yanjye banyita Kijyana Yves Peter nanjye niko niyita Kijyana Yves Peter ndi umujene utazasaza gukomeza gusigasira umuco wacu haba kuba turi kumwe uyu munsi n'abazaza ejo hanyuma rero ikinamico nk'uko mubizi yabivuzeho ibumbatiye ibintu byinshi harimo urwenya hakamo rero naho duhurira na ba Rumaga mu bigendanye n'ubusizi niyo ngo ikinamico ni imwe mu nzira ikomeye cyane yo gusigasira wa muco twavugaga rero Kanyombya tuzafatanya mu ikinamico by'umwihariko ngewe niho mpagaze n'amaguru yanjye yombi murakoze okay barakoze cyane ngaba barimo ba Sunshine Kiberenga ku bashaka kwiyandikisha bahamagara kuri nimero 0785 gusubiramo 785 izo nizo nimero za Sunset Shine Kiberinka tukaba dufite amasomo atandukanye harimo kubyina harimo gucuranga inanga harimo ubuvanganzo harimo ikinamico mwabyiyumviye mwese rero ushaka kwiyandikisha n'izi nimero agomba guhamagara cyangwa akadusura hano nanone biroroshye kuharanga murakoze cyane reka noneho dukore cya kiganiro cyacu ibibazo bitatu utubwira uwo uriwe n'ikinyamakuru uhagarariye ukabaza ikibazo ngira icyo nsubiza wenda bataratangira kubaza kuko kwiga ni buri gihe uko ishuri rihoraho hari icyo umubyeyi Kayitankore yaravuze kandi gisa naho cyabaye umuco mu bantu cy'ibishegu bashobora benshi kuba babyitiranya ubundi ibishegu wari umutwe w'imandwa mu mandwa z'i Rwanda hakabamo batatu hakabamo Mugasa Kibungo na Nkonjo rero ibyo twita ubundi ubushyomyi mu kinyarwanda bamwe bashobora kwita gushyoma cyangwa gushyanuka n'ibyo uyu munsi twitiranya n'ibishegu bigahindura inyito bikagira inyito mbi ubundi ibishegu bari abantu bituruka ku nshinga gushega cyangwa gusheguza ari byo gusaba cyangwa gutitiriza umuntu ngo aguhe ikintu rero iyo wajyaga gushega ahantu wakuraga icyo bitaga ishegu niba wenda nagira umugisha wo kuza gutitiriza uyu mubyeyi
akampa ifunguro, iryo ni ishegu namukuyeho. Ariko uyu munsi tugenda dusa n'ababihuza wenda n'ibihe turimo, ukabona babihinduye iby'isoni, ukumva ngo umuntu ahindutse, uwavuze ibishegu yahisemo gushyanuka, kandi nabyo gushyanuka ni Ikinyarwanda ariko kigiraho gishyanukirwa. Niyo mpamvu nagira ngo icyo tugihereho ko umubyeyi arabikomoje ngo hari abana basigaye bakurikira ibishegu, ugasanga bigiye kuzahinduka inyito rusange itari y'ukuri, mu gihe hari ikindi twakabyise. Cyari icyo ngicyo, nizere ko ntawe uri bukibaza. Murakoze. None byaje kuba bibi gute ibishegu byari byiza? Biheraho aho umuntu asigaye nk'uyu munsi atebya, akavuga nk'ibitavugwa, nabyo byavugwaga ariko bikagira aho bivugirwa, yabikomoza bagatavuga ngo arasheguje. Oya, ntago ari byo. Kuki babyise ibishegu? Nibyo turenda kugarura. Ababibyise ntago, ababyise gutyo ntago babizi. Ubwo bushobozi wabubonyemo ku buryo buri muntu wese ashinga ikigo afite inyungu ashakamo, wazibabonyemo? Batangiye turi kumwe na Sofia, hanyuma twiyumvira iryo shuri, ariko twari dufite n'igitaramo, ariko umwanya mbere y'uko twagira icyo gitekerezo cyo kuyugurura hahise hazamo korona ntibyavamo. Ariko twese turi abartiste kandi nibaza ko umu-artiste amenya undi. Njyewe wenda ntabwo nubakiwe muri art yanjye, ariko uretse yuko nkunda art numvikana n'abartiste kandi turashishoza, turicara tukaganira tukavuga ati uyu mwana cyangwa uyu mwana ninde ubona yakora inkuru neza ayikunda. Abetse burya gukora ikintu utagikunda ntabwo ukora neza, ariko iyo umuntu agikora agikunda gifitemo passion urabibona kirikora kandi urabyifiringa kirosa. Bituma uno munsi duhuye tuvugana gutya kuri icyo gikorwa. Murakoze cyane. Nitwa Abdul Bronze, nkorera Flash TV na Celebs Magazine. Ndumva ikibazo kimwe, ntabwo ndabanyuzwe. Byari byo ngibyo. Iri shuri rizi igihe twari turikeneye cyane, ariko nifuzaga nibura kuba hari nk'umwe muri Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko, byari kunshimisha cyane, cyase muri RARC naho hakagombye kuba hari umuntu, kuko nibyo hari umushoramari watekereje iki kintu, ariko se ziriya nzego zo zifite mu nshingano ibijyanye n'umuco zo zirihe? Ari no mpamvu ndi kwibaza ni kuki iri shuri ryashinzwe, kuki ryatekerejweho. Nanone nimara kwibaza icyo kibazo impamvu cyatekerejweho, ndahita nibaza hano mu gihugu umuco uhagaze ute? Urahari, ntuhari, ese urakenewe? Bibaye byiza twahera kuri icyo mukakinsubiza, ya senade nayo nkajya nayibaza. Murakoze. Mbere na mbere ubundi umuco mbari iryo jambo mbanza gusobanura, umuco ni igisigaye mu byo umuryango watakaje. Ni ukuvuga uyu munsi dushobora wenda kubona yuko hari ibyo twatakaje, ibyo biba byaravuye mu muco wacu, ahubwo ibyo dusigaje uyu munsi niwo muco tuba dufite. Hari ibyo rero bita amateka, ibivuye ku muco bitakaye akenshi bihinduka amateka, ari byo umuco uwo munsi bamugezeho, cyangwa icyakaba icyo nasobanuye nk'umuco iki gihugu gishigaje mu byo cyatakaje. Nicyo kiza kuba za ndangagaciro zirengera aya mateka. Rero ntekereza yuko nta na rimwe umuco uzigera ucika, ahubwo habaho kurema amateka yaturutse ku icika rya bimwe mu byari bigize umuco. Icyo kikaba kimwe. Cyakabiri ntabwo impamvu iri shuri ryatekerejwe ku kibazo cyari kibanje babikomojeho. Twebwe ntabwo tuje kurema imyihariko ku yandi mashuri yafashaga mu bintu bijyanye n'umuco, ahubwo twebwe tuje kubunganira. Turi ishami rimwe mu mashuri agiye kujya ashyigikira akanabungabunga umuco. Impamvu rero yatekerejweho niyo ngiyo, ni ukugira ngo natwe dutange amaboko yacu, niba tubiboneye uburyo natwe twiyongere ku bantu barengera kandi babungabunga umuco. Murakoze. Ikindi ni ikijyanye no kuba nibyo uyu munsi ni ukwiga ikinamico, komedi, kubyina bijyanye n'umuco, ariko ntabwo ariho umuco gusa ushingiye. Hari ibindi bijyanye n'umuco mu Kinyarwanda bizwi
ese byo igaruriro ni irihe? Urakoze cyane, niyo mpamvu ntangira nabikomojeho ndavuga twebwe ntabwo tuje kwikorera tunatengase bituma bimwe byazatunanira. Twahisemo nibura kugira ibyo dusunika imbere, nitubona bigezeyo twanagaruka inyuma gutwara ibindi, aho kugira ngo tuzikorere byinshi tubigezeyo. Nibyo turabibona, hari byinshi twifuza natwe gukora, ariko tukaba bakiye amaboko atubana mato, ariko twifuza ko nibura ibingibi twatangiye nitubisunika bikegera imbere, nkaba nahereza uriya akabigeza aho nshaka ko bigera, nzagaruka gutwara ibindi. Just nabyo turabikeneye, turirimbe gusa ngo tubyine duhamirize, ahubwo bijyane nabyo. Nzayisenga Sophia, ngira ngo uri umwe mu bahanzi nyarwanda bajya imahanga, bazwi cyane imahanga, bakomerwa amashyi cyane imahanga, ariko hano bigakendera. Ubona biterwa n'iki? Ni cya kibazo twagize nyine cy'umuco n'iterambere byaje kurwana, ego, ariko byanga byakunda amaboko y'umuco ntago yigeze acubangana. Niyo mpamvu natwe duhari ngo tuyasigasire, tuyafate mu nkokora kugira ngo uwo muco wacu utazacubangana. Yego, kuba imahanga bakunda umuco wacu ntabwo bivuze ko natwe abanyarwanda tutawukunda, ahubwo ni uko twakirana iterambere ryaturutse imahanga. Ni gute rero twahuza ibyo bintu, ibyiza dukuye mu iterambere tukabasha kubisigasira, ndetse n'ibiri mu muco wacu tukabasha kubisigasira. Icyo niho cyavavu igitekerezo cyo gushingira ishuri kugira ngo dufashe abana b'abanyarwanda hato batazibagirwa bariho. Murakoze cyane. Soza, umushoramari cyangwa se mama watangije iri shuri ni iby'agaciro, noneho tukanababazwa cyane no kuba wava imahanga ukaza gutekereza iki kintu. Hari abantu bari mu gihugu bakagombye kuba babitekereza. Uyu munsi dufite ikibazo mu bijyanye na gakondo cyangwa se ibikorwa byinshi bishingiye ku muco. Ubona ko nk'uko nabivugaga, hanze y'u Rwanda ho biracuruza, birakenewe cyane. Uyu munsi nk'abahanzi baririmba muri gakondo, batunzwe n'ibya gakondo, nta kintu binjiza cyane. Urugero ni nka Jules Sentore n'abandi bafiteho bashingiye ku by'umuco, bo ntabwo binjiza nk'abaririmba bishingiye kuri sekira, ibyo twakwita bisanzwe. Iri shuri nta mpungenge y'uko ugiye kubura abantu baza kuryigamo kandi warishoyemo amafaranga, urabibona ute? Nicyo usaba umuryango nyarwanda? Murakoze. urambajije nafite impungenge yo kuzahomba kuri njye umushoramari. Ntabwo nifata nk'umushoramari na gato, kubera mfite mvuga ko dufatanye uko dushoboye tugashakisha uburyo twabaho, iri shuri ryabaho, kubera ni ubushake bwa buri twese kugira ribeho. Numva rero hari igihe umuntu anabura n'ikintu tukajya hamwe tukareba ibyo twagishakisha tukabona kiraje. Hanyuma namba ninya ko umuntu azahomba, nta kintu umuntu azahomba umwanya tuzaba dufatanyije. Je pense que kwesera c'est toujours bien, kwesera gukora ikintu wumva ko ari cyo biba byiza kurenza guhagarara ukarinda ko abandi bagikora. Naje mvuye hanze nk'uko wabivuze, nari nyotewe umuco gakondo wacu, ariko mu bo nabonaga hafi hari abo nabonaga nka Sophia, nkamurebera kure, nanjye nkavuga uyu mama nzahura nawe ryari, ariko sinari nzi umunsi n'isaha, sinari ko uno munsi twaba twicaye hano dukorana. Donc hari ukuntu umuntu afite gupanga n'Imana ikabimufashamo. Okay, nitwa Seborexon, nkaba nkorera Family TV. Ikibazo nshaka kubaza ni ikibazo kisanzwe kiri no muri education y'u Rwanda. Kuba hari amasomo amwe cyangwa se ubumenyi bumwe butangwa ariko budafite isoko ku murimo. Ndagaruka ku kijyanye n'ubusizi. Rumaga urahari. Ubusizi ntago tubona mu gice kijyanye n'imyidagaduro gitanga amafaranga menshi. Ese hari uburyo iri shuri rifite bw'umwihariko nimumara guhereza abo banyeshuri ubumenyi bazabubyaza amafaranga gute? Murakoze. Umuhungu umwe niwe babajije abasubiza ko ikiganza kigeze mu ndiba y'ikigega aricyo kirya umufa. Ntekereza yuko bamwe batekereza yuko ubusizi nta bushobozi butanga cyangwa
ushobora kubukora ntibugutunge, ariko n'impamo yose nshobora kuba umutangabuhamya. Ni ukuvuga burya ikintu cyose werekejeho amaboko n'umutima ukagikora ugikunze, ibyo ari byose kiguha abantu. Bamwe dutekereza yuko kugira ngo ugwize no ko wateguye igitaramo ukagira abantu, ihe nuko wenda washyize ibintu ku mbuga nkoranyambaga ukagira abantu. Oya, burya kuba byonyine wihambuye ugatanga ibitekerezo bikurimo, ugenda ubona umuntu umwe cyangwa babiri bakwimana. Rero twebwe turashaka gusobanura icyo kintu, kumvisha abantu yuko ntago nkeneye kuramuka mpinduka nka Shakespeare. Oya, nta nubwo ndiwe nka Nyakayonga ka Musare. Njyewe nshobora gutangira nka Rumaga, ariko nanjye nkubaka igiti cyanjye ku buryo abandi bazajya bakireberaho. Ntekereza yuko twebwe nidushingira kuvuga ngo ibintu tugiye kubikora kubihahiramo cyane wahita utakara ugitangira, ariko burya gusiga amateka cyane ntekereza yuko byaruta gusiga imitungo. Nicyo kintu nyamukuru tuzabanza kubaka mu bantu, kubumvisha yuko ibintu ugiye gukora ntago ari ibintu byo kuvuga ngo ni business. Njyewe ntangiye kugishora iki n'iki ndahita nakira ngaye, ariko nkanagusobanurira uburyo ibyo bintu byagutunga. Tugiye dufite inzu inaha mu Rwanda nyinshi zandika ibitabo. Muri ibyo bitabo bakagiramo ibice byinshi bifuza gushyiramo ubusizi. Ndatanga urugero kwa kabiri mbivugiremo, hari umupadiri uzasohora igitabo yise Ni Wewe, kirimo inkuru ishingira ku mugore si umuntu. Urumva nk'icyo kintu ni ikintu gikuru. Niba ari umuntu umwe wabashe kwegera umusizi Rumaga akandika igisigo cye mu gitabo cye ku bwumvikane runaka buri bugire icyo busigira Rumaga, dukeneye abasizi benshi nibura kugira ngo abanditsi bahari babona abantu bakorana nabo. Sabo gusa ubusizi burya ni ikintu cyagutse. Muri iyi minsi ntago ndi bikomoza, ariko bazabyivugira. Mugiye kubona indirimbo nanditse z'abantu bakomeye, wakaza akabyivugira. Twebwe dutanga ibitekerezo, urampereza ibyo bita igishinwa cyangwa uranyigimba, nkaguhereza urutirigongo rw'igitekerezo uri bwandike mu ndirimbo yawe. Urumva rero ubusizi ni ikintu cyagutse. Bamwe rero batekereza yuko gukurikiranya imigemo neza cyangwa kuvuga insubirajwi n'insubirajambo udategwa ari bwo busizi. Rero twebwe tuje gusobanura uburyo ahubwo ubusizi ubwagura bukaba ikintu cyagutunga utarombereje ibya bindi by'insubirajwi n'insubirajambo. Murakoze cyane. Yes, murakoze cyane. Nitwa Vilas, nkorera radio na TV1. Nanjye ndashimira bagenzi banjye ko ibibazo byinshi nari mfite babibajije, ariko sinagenda ntabajije ikibazo cy'amatsiko. Hano dufite abantu nakita karaba legend mu bintu runaka. Dufite umu legend nka Kanyombya wakoze izina rikomeye muri industry ya filime na comedy. Ni byiza, ni by'igiciro. Tukagira Sofia Nzayisenga nk'umu legend wabashije Nzayisenga nibyo Sofia Nzayisenga yabashije gukora ibintu by'indashyikirwa. Twagira abantu nka Rumaga ndetse na Yves, ni benshi. Ariko ikintu nibaza ni iki ngiki, ese nka Sofia wenda reka bari we mperaho, twagiye tumubona sokana na President wa Republika muri Rwanda Day n'ahandi hatandukanye. Ese twitege kuzabona umwana wize muri iki kigo yasohokanye na President wa Republika ari ugiye gucuranga yananga Sofia ajya gacuranga, cyangwa tuzakomeza tubone Sofia Nzayisenga? Ese muratekereza iki mwe nk'abantu bari kubyina bavamo ko urakuze uri murakura uvamo? Aba bana bagiye kwiga hano nibo tuzabona basohokana na President wa Republika, cyangwa ufite abandi wa traininze ahandi hantu bawe aba ntibarimo? Icyo kintu tukimenye kugira ngo wenda umwana azaze kwiyandikisha avuga ati nshobora kugira amahirwe yo kuba nasohokana na President wa Republika. Na Kanyombya dufasha atubwire ese aba bana hari ikintu kijyanye na pratique, ubwo ndi kugenda nganisha kuri pratique. Murateganya yuko niba Kanyombya yakinaga filime azafata aba bana tubabone muri filime nyarwanda, tubabone ku mateleviziyo, cyangwa nukuza bakiga gusa bakagenda? Hari ikintu muri kubateganyiriza nk'aba legend? Murakoze. Iki kigo nta nubwo ari nabwo bwa mbere dutangiye, nuko hajemo bino bihe byo kwirinda COVID-19. Twari twatangiye mbere dutegura ibitaramo. Ubwo buryo bwo gutegura ibitaramo bwafashaga abana biga hano kubasha kurera impano zabo no kuzagura no kumenya kuvugira imbere y'abantu. Gucuranga inanga ni umwarimu ufite ubunararibonye mu kwigisha gucuranga inanga, kuko hari benshi mwigishije barangije gucuranga ndetse bageze ku rwego rwiza rwo gusohokera igihugu. Mu by'ukuri nta mpungenge ngifite. Ndibuka ko mu myaka yashize hari igihe nabayeho mfite impungenge
mvuga ngo mbese ubu ngubu ntabwo inanga ishobora kuzazima ikibagirana mu gihugu cy'u Rwanda. Nari mbikurije kuki nari maze kubona umusaza Sentora amaze kwitaba Imana, abantu benshi baramuzi ku nanga, maze kubona data Cyurusi Thomas amaze kwitaba Imana, bakabarira bamunzenze base batunze murabizi ko bitabye Imana kera. Ndangije mbona ndi umwe mu banyarwanda bakeya basigaye bacuranga inanga mu buryo bwiza. Ndavuga ntese ko ese ko ndeba ibihe bigenda bihinduka, ejo nanjye nagira ibyago nubwo ntabyifuza ko byabaho, aho tunanga ntabwo yakwibagirana. Nubwo nafashe intego yo kwigisha abakiri batoya. Murabizi abasore benshi, simvuze bose, abenshi muzabona bacuranga inanga muri iki gihe banyuze imbere yanjye mu biganza byanjye mbigisha gucuranga inanga. Ubwo rero nibyo ndi gukomeza. Hano kuri Sunset Shine icyo bankoreye bancimaga handyaga kumbwira bati ngwino dufatanye kwigisha abakiri bato gucuranga inanga. Bakoze ku ntego ya nanjye nari mfite mu mutima, niko kwemera kuza tugahuza amaboko tugahuza ibitekerezo kugira ngo twigishe abanyarwanda. Nta mpungenge zihari rero yuko mu minsi iri imbere hazaba hari benshi bazi gucuranga inanga neza, babasha no kuba basohokera igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahubwo yenda icyo wambaza uti kuki nta bakobwa cyangwa abagore benshi tubona bari gucuranga inanga, kujya size kaba ari wowe ukiri umugore wenyine ucuranga inanga mu buryo bwa kinyamwuga. Ibyo nibyo ndi kurwanya kujya size ngize uyu munsi. Ndararikira abagore n'abakobwa kuza kwiga kuko barabishoboye. Hari benshi hari abo natangiye kwigisha bataragera ku rugero rwiza, hari n'abandi batazaza tugakomeza kubigisha ku buryo nabo bazagira ku iyo ntego. Murakoze.